ZOOM TV24. Sanizere kumeze neza mu bice bitandukanye kama kawa ZOOM TV24. My name is Didas, your host. Uyu munsi nambaye neza pretty. Abantu mujye mureba kuntu nambaye munsi nambaye neza kabisa. Nagerageje ku wa gatanu ndifunga nyine nk'umuntu wenda ariko no kugerageza bisanzwe. Uyu munsi rero turi kumwe n'umufana ukomeye cyane wa ZOOM TV24 ariko by'umwihariko muri n'umufana wa Josiane. Ngira ngo wenda watangiye utubwira watangiye gukurikira ZOOM TV24 nka ryari none Josiane umushyigikiye ku rwego rungana iki? ZOOM TV hashize nk'amezi nk'atatu nyikurikira kandi nkaba mbona hari icyo ifasha abanyarwanda gukurikira amakuru ya hafi. Josiane rero nawe kuva iyi kampanye yo gutora Miss Rwanda yatangira natangiye ngiye mukurikira. Naramukurikiranye cyane. Ibidasanzwe kuri Josiane amubonye ni nk'ibihe kuri wewe? Josiane ikidasanzwe nuko ari umwana watinyutse akava ahantu twakwita kari mu cyaro akitinyuka akigirira icyizere. Nicyo kintu ngiye namubonyeho kidasanzwe. Muri competition n'abandi ba Miss batangiye bahatana ari benshi cyane, bageraho bahatana ari 30, bageraho bahatana ari 20, none basigaye 15. Tubwiduhe ishusho y'urugendo rwa Josiane ukuntu wabugiye ubona bitambukamo. Ese urabona yarahacanye umucyo ku buryo tuvuga ngo kuri ya tariki Josiane n'ubundi azaba Miss w'u Rwanda bidashidikanywaho nk'uko abantu benshi babyifuza? Cyane umucyo azahatambukana kubera ko urabona guhera ava za Karongi za Rubavu hirya ngiyo za Karongi yasitaye akaza akagera muri Kigali akaguma gutorwa nabo akarenga icyiciro cya mbere akarenga icya kabiri n'iki ngiki akaba yakirenze. Ndabona ari ibintu bikomeye cyane. Urumva yifitiye icyizere kandi muri we niyo ari kuvuga ubona afite confidence. Nicyo kintu nanjye namwemereye. Yes, amajwi barimo bagenda bayatangaza, bagiye bahera ku gutangaza amajwi y'agateganyo barayatangaza, amajwi yaragaragara. Josiane yaje ari imbere ndetse no gukora amajwi byarangiye ari imbere ya byose. Ibyo byo wenda nk'abafana ba Josiane byabasigiye iki? Byadusigiye ikintu gikomeye cyane kubona buri munsi aza mu bihumbi 20 bingahe ukabona yagize 30 bingahe, hari abafite 17. Uravuga turi mwana kabisa afite tala, afite abantu bamukunze. Nicyo cyerekana ko afite ikintu kimurimo. Okay, kugeza ubu Josiane nyine ari yamamaza ni nyampinga ariko kugeza ubu nyine nta basore baramutereta, nta basore bamutereta bahari cyangwa nta sheri we uhari uri official. Josiane ukurikije fame ye cyangwa ukuntu yamamaye nakubwira avuye mu irushanwa akubwiye ati uri umufana wanjye nabonye kuri ZOOM TV24 ushyigikiye ndashaka ko dukora ubukwe ndashaka ko twabana. Uzabyakira ute? Wabikunda wabihitamo? Ngiye ntago nabikunda kuko nta nkunda abantu b'abasitari cyane. Nicyo kibazo kirimo. Okay. Noneho urugamba rugeze mu mahina. Ubu twese dutegereje kuzareba nyampinga w'u Rwanda ngo ninde hagati ya Josiane n'abari abakobwa 15 basigaranye. Hagati aho tugenda tubibutsa ko batatu barangije gushinguzamo amakamba yabo, ari ikamba ry'umuco, ari ikamba ryo kwifotoza ryatwawe na Muyango, n'ikamba ryatwawe na Wase uriya ufite nyine ngo bakunda kuvuga ngo ibisabo cyane cyangwa uteye neza mu bice by'iyopfa cyane. Amakamba yarangije kuyegukana. Noneho aho urugamba rugeze dutegereje yo ko batangaza ngo Miss nindi. Amahirwe yuko Josiane yaba Miss ahagaze uti? Amahirwe yo kuba Josiane yaba Miss nanigeze kubivuga kari 75%. Ariko hari ikamba twe nk'abafana be twizeye. Ikamba rya Miss popularity iryo rirahari, niyo yandi yaza azaza ari nk'inyongera, ariko iryo ngiryo rirahari. Iryo kuba Miss furu ubundi sakaba Miss Rwanda ryo Miss Rwanda igero kingana iki? Miss Rwanda ryo turaryifuza 100%, nubwo hari iryo dufite gutya twavuga ngo twanabisinyira ukavuga ati ryo rirahari. Josiane naramuka atowe kuri wewe wumva uzigenza abantu bavuga ati bitewe n'ukuntu iyi ntsinzi narinyotewe, iyi ntsinzi niba kabisa nzaya kwigurira kamwe natorwa cyangwa rirajoro y'iritekereje ugatekereza kuntu bazayitangaza Miss Rwanda rirajoro rikurure uryumva ute? Bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Urabona abantu benshi basigaye bakunda kujya ku mbuga nkoranyambaga bagapostinga. Nanjye uwo munsi nzarara na postinze navuga ati Josiane yatsinze n'uguserebura. Hagati aho muri isinzi yanyu murayizeye? Intsinzi turayizeye. Akatugushimire cyane murakoze cyane. Yes kabisa, akaba yari umufana wa ZOOM TV24 agenda akubwira ati Josiane intsinzi ye turayizeye kandi agomba gutorwa
nkuko bagenda bagaragaza nyine ko bamushyigikiye. Nawe niba umushyigikiye nyine niko kanya kawe wo kugenda ugakomeza kumutora ugakomeza kumushyigikira kugeza ubu aracyabayoboye n'ubundi nta nkomyi nta shiti. Josiane n'ubundi aracyari imbere. Nawe rero niba ushaka na subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ejo bundi mu bihe bya vuba tugiye kubazaniraho abakobwa beza cyane bazajya bagufasha kukugira inama. Urumva babantu wenda ukaba waragize n'ikibazo cy'urukundo cyangwa break up kagira ngo cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye, tuzakuzana abantu bazajya bakugira inama. Turashaka no gushyira akantu k'abageni abantu bazajya baba barakingirwa za save the date twirirwa tubona twekwe tukaba twagira gutya tukababazanira bakababwira ubuhamya bw'ukuntu bakundanye ndetse for free nyine tukabashyiraho for free batishyuye. Urumva kubera iki se tutasura n'abantu b'intangarugero muri society yacu kugira ngo tugende tubigiraho byinshi. My name is Didas, I'm your host today. Keep subscribing. This is the ZOOM TV24. Keep watching. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.